twizere ko mumeze neza mu bice bitandukanye, tubibutsa ko turakanda subscribe kandi akamenyetso k'umutuku kandi to subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video n'inkuru nyinshi zishyushye utasanga ahandi. Ni muri ka gace twahariye breaking news y'uyu munsi. Reka tuyihere kuri uyu mugabo wemeye ko yishe umugore we, ubu akaba yakatiwe gufungwa burundu. Basomeye mu ruhanza ubushinjacyaha buregwamo Nsabimana Strato ko yishe umugore we mu Kakabayiza Mari cyangwa se Maria, rumuhamya ko icyo cyaha yagikoze ndetse ko yahanishwa gufungwa burundu. Nsabimana Strato wo mu murenge wa Maraba mu karere ka Huye yaburanishirijwe mu ruhame, asobanura uko byagenze. Icyo cyaha cyabaye ku ya 8 Nzeri 2019, atabwa muri yombi ku mugoroba w'umunsi ukurikira ubwo yarimo ahunga ageze mu karere ka Nyanza. Ubwo yaburanaga ku ya 24 y'abaturage mu kagari ka Shanga ni mu murenge wa Maraba, yemeye icyaha asaba imbabazi. Yanavuze ko kandi byamugwiririye kuko ngo yateye umugore we umugeri ahita yitaba Imana. Nsabimana yavuze ko nta makimbirane yari afitanye n'umugore we ngo bitewe n'inzoga bari banyoye, kandi ngo yakemeza ko ibyo yakoze bitewe nyine n'izo nzoga yanyoye ndetse ko ari na Satani wamushutse. Yavuze ko ubwo bari mu nzira bataha batonganye kubera ko basinze, bisanga barwanye, umugore bimuviramo gupfa. Yavuze ko nta mugambi yigeze agira wo kwica umugore we, ahubwo ari impanuka yagize, asaba urukiko kumubabarira. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko uyu mugabo yabikoze abigambiriye kuko iperereza rigaragaza ko yijundikaga cyane uyu mugore bitewe n'uko ngo yari yarabyaye umwana utari uwe. Ubwo Nsabimana yarafungiye icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka 1994. Mu yandi makuru agezweho ari kuvugwa cyane nuko urukiko rw'ikirenga rwanze Uwamurera Salama wari uherutse gutorerwa kuba umusenateri. Urukiko rw'ikirenga rwandikiye ihuriro ry'imitwe ya politike yemewe mu Rwanda ruyimenyesha ko rwanze kwemeza Uwamurera Salama uherutse gutorwa n'iryo huriro ngo yinjire muri Sena. Urukiko rw'ikirenga rwagaragaje ko Uwamurera nta bunararibonye afite bwo kuba umusenateri. Umuvugizi w'ihuriro ry'imitwe ya politike yemewe mu Rwanda, Depite Mukabunani Christine, yabwiye ikinyamakuru Igihe dukesha iyi nkuru ko bandikiwe bamenyeshwa ko Uwamurera atemerewe kuba umusenateri. Aho yagize ati yego nibyo bamwanze kuko adafite ubunararibonye buhagije, igikurikiraho ni ugutora undi. turi gutegura inama ejo bundi kuwa 4. Cyo twabibutsa nuko kuwa 19 Nzeri nibwo ihuriro ry'imitwe ya politike mu Rwanda ryatoye Nkusi wo mu ishyaka riharanira demokarasi n'imibereho myiza y'abaturage PSD na Uwamurera Salama wo mu ishyaka ntangarugero muri politike PDI nk'abazabahagararira muri Sena. Uwamurera asanzwe ari umunyamabanga wa PDI, yakoze imirimo itandukanye mu karere ka Rusizi mu gihe cy'imyaka 10. Igihe yabajije iki kinyamakuru, igihe nyine cyabajije Mukabunani impamvu batoye Uwamurera batabanje kureba ko afite ubunararibonye buhagije, asubiza ko urukiko aribo bafite ubushobozi burenze ubwabo, ngo ni nayo mpamvu bohereje dosiye ngo bayisuzume. Akavuga ko bo ngo twe turatora dukurikije uko ishyaka ryamamaje, hanyuma urukiko tukarusaba ngo rumwemeze. Ubwo rero mu bushishozi bwabo nyine nuko babibonye. Yavuze ko nta gikuba cyacitse kuko urukiko rw'ikirenga rwakoze akazi kago. Icyo twabibutsa nuko ingingo y'107 itegeko ngenga rigenga amatora ivuga ko kugira ngo umuntu atorerwe kuba cyangwa se yagirwe umusenateri agomba kuba ari umunyarwanda w'indakemwa kandi n'inararibonye, kuba afite nibura impamyabumenyi ihanitse cyangwa ihwanye nayo, cyangwa se yarakoze imirimo yo mu rwego rwo hejuru muri leta cyangwa se mu bikorera.
naha dusoreje aya makuru agezweho yavugwaga, amakuru ashyushye ya The Zoom TV 24. Twibutsa ko turakanda subscribe kandi akamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Ikindi ntibibagirwe gukanda niyo nzogera ihitiza kugira ngo video dushyizeho uzajye uzibona mu buryo bwa notification. The Zoom TV 24.